murakeye kumwe na wa mukobwa wanyu mukunda, wa mukobwa ubakunda, wa mukobwa utabyusiba kubahereza ibyiza mu gihe cya nyacyo. Tukaba tumaze igihe turi ku kibazo cya cyangwa ikibazo cyo gukomereka ku mitima yacu bitewe n'abantu dukunda cyangwa bitewe n'uko twagerageje gukunda bitari ngombwa ko dukunda. Anyway, today ntabwo turi bugaruke muri icyo kibazo, ahubwo the best answer. Ndabizi kurira byo benshi tugenda mu muhanda turi kurira, ariko amasura yacu akagaragaza nk'uko yishimye. Twabura na best friends bacu ati are you okay? Natwe just look fine, umeze neza kandi turimo turashira. Wowe rero ufite ikibazo nk'icyanjye wagerageje kuba selecting umuntu utari uwawe, let me talk about this one. The only medicine is this one. Take a smaller list. Sikubwiye ako kanya numara kubona ko is not yours or she is not yours, warisimbukuruje cyangwa wakunze udashoboka, maybe ngo uhita uvuga ati let me fall deep in love with another person. People who nabikubwiye, love needs preparation, love needs care. Rero ushobora kuzakura gutyo ugaharara undi muntu, bikaba ngombwa ko igikomere wari ufite cyangirika cyane. Reka nkubwire aka kantu, assuminga ko wahuye na accident wahuye nayo na accident ikomeye, and then ukaza gukomereka ukagira wenda nk'igisebe gikomeye, hahandi nyine biba ngombwa kujya kwa muganga. Ukajya kwa muganga umwe akagupfuka, akakwereka ko agomba kumupfuka, ndetse we cyangwa wenda ntunajye kwa muganga, reka tubivuge gutyo ukaguma mu rugo. Igihe igisebe cyatangiye kuza nk'igihugu, utangiye kumva cyangwa cyatangiye umuntu n'akazi bakubwiriye haftaye, reka nze nkomore, akazana imiti ukabona bisa nk'aho agiye gukomora, akazana buri kimwe cyose watekerezaga ko ukeneye ari gukomoze, yangiza agafata cya gisebe cyari kimaze kuma, bigaragara nk'aho umubiri ugiye gusubirana, akagikuraho. Yarangiza kugira ngo ashyiremo umuti, agashyiramo urusenda, akavangamo n'umunyu, yarangiza agashyiramo n'igiti cy'umuyenzi. Abo none niba buri umwe wese akiza, ariko ibyo ni ibintu bishobora gutuma igisebe cyongera kikaba large. So rero impamvu mbikubwiye gutyo, hari abantu benshi tuva muri relationship n'abandi bantu tukahita dufata izindi. Hari abantu kubaho like n'iminota 5 badafite abantu bari kubabwira ko bakunda, byananiye. Please, if you love me, if you love yourself, tuma amarangamutima yawe abantu bajya kuyakinisha. Please hear me. Najya nkubwira aka kantu, wenda sinzi kuri buze kunyumva neza. Umuti nakuzaniye uyu munsi n'uyu, niba ubonye ko bigenze gutyo, umuntu wa dating with atari uwawe, sit down, witekerezeho, ufate igihe umenye ngo se what kind of love I need. Burya nuko tutajya tubitekereza, ariko twakagiye twicara baby ugakura characteristics z'umuntu ukeneye, umuntu ushobora kuba yazaza mu buzima bwawe. Ako ntabwo ujya utekereza umuntu mushobora kuba muzabana imyaka myinshi kuruta wabanye na mama wawe. Think twice. Ako kantu nukicara ukagatekerezaho ukagakora, ukamenya ngo nkeneye umuhungu umeze gutya, nkeneye umukobwa umeze gutya, ufite these characteristics, ufite ibi ngibi n'ibi, bizagufasha. Iki nanone learn to have best friends, uri bubwira agahinda kawe akakumva before yuko wicara ukitekerezaho. Gira inshuti magari ushobora kuba wabwira ati byangendekeye gutya, akakumva, kuko ibyo bizakubuza kujya uhora uvuga ati Jesus, sinzi icyo nakoze. Ndabizi neza ko agahinda ni nk'amazi, nubwo wazitira bingana gute ko kishakira inzira. Rero ndabizi 99% y'abantu tubana nabo ntabwo twifuza kubabwira agahinda kacu, ako better look for a person which is better more than others kugira ngo umubwire agahinda kawe.